Amahoro cyane kuri mwe mwese mukomeje gukurikira Umusizi Umuhoza TV. Uyu ni wa munsi wanyu nahariye kubaha icyegeranyo kigiye gitandukanye, aho ngenda mbabwira ku bahanzi bagiye batandukanye. Reka rero nkubwire ngo uyu munsi wa none hari benshi bansabye gukora icyegeranyo cy'itsinda ryitwa ISONGA Family. Aba ni abana b'abakobwa batatu benshi bakunda kwibaza niba ari impanga cyangwa atari impanga. Uyu munsi wa none nkaba nakoze hirya nkora hino kugira ngo mbabwire byinshi byimbitse by'aba bana b'abakobwa. Ese ni impanga cyangwa si impanga? Ndagusaba rero wowe ukomeje kuntiza amatwi, ukomeze ndetse kwegera hino tuganire kandi wumve igisubizo cy'ikibazo ushobora kuba warambajije, ndetse nawe ufite ikindi kibazo ushobora kucyandikaho hasi muri komenti. Ubutaha zagukorera icyegeranyo cy'itsinda runaka wibaza cyangwa se cy'undi muhanzi runaka ushobora kuba wibaza mu bijyanye n'injyana gakondo. Reka ngusabe gukora kuri iyo nzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byanjye byose bitambuka. Uyu munsi reka nkubwire nje kubabwira ISONGA Family ni bantu ki. ISONGA Family, reka nanzike mbabwira ISONGA Family nabari batatu bavukana. Aba bana b'abakobwa bavuka ku babyeyi babiri, bakaba basigaranye umubyeyi w'umumama ari we nyina ubabyara. Aba bana b'abakobwa rero nk'uko benshi mu byibazaho bapfushije umubyeyi wabo mu cyorezo cya COVID-19 giherutse kuba mu Rwanda. Aha rero nkaba mbabwira bakomeze no kwihangana. Rero icyo nababwira abantu mwambajije, ISONGA Family n'abana batandatu iwabo mu muryango, bakaba ari abakobwa 4 n'abahungu 2. Muri aba bakobwa 4 rero hakaba haravuyemo 3 bakora itsinda ryo bise ISONGA Family. Aba bana bose bo muri uyu muryango bakaba ari abadivantiste, bakaba basengera mu itorero rya Adventiste b'umunsi wa karindwi. Aba bana b'abakobwa bakoze ISONGA Family bakaba nk'uko mubyibaza ntabwo ari impanga koko nk'uko bamwe mubyibaza, ahubwo ngiye kubatondeka ngendeye ku mazina yabo kugira ngo buri wese amenye se ninde ubanza, ninde mfura, ninde uheruka. Abana b'abakobwa umukuru akaba ari Mukarukundo Sara. Ndi kuvuga muri iri tsinda, ntabwo ndi kuvuga mu muryango wabo wose. Muri iri tsinda bakaba umukuru ari Mukarukundo Sara, ariko umurebye ubona ari we mutoya. Ukurikiye akaba ari Uwineza Liliane. Liliane rero akaba ari umwana w'umukobwa ugira akavuyo cyane, ariko benshi bamumenyeyeho baranamukunda cyane kubijyanye no kuba asabana cyane. Akaba agaragaza n'igikuriro, umurebye agira ngo niwe mukuru muri iri tsinda, ariko siko biri. Akaba rero akurikirwa n'uwitwa Sabato Clarisse. Sabato Clarisse rero akaba afite inyinya mu bantu mutabasha kubasobanukirwa. Akaba kandi iyo bagiye gukora indirimbo cyane cyane mu mavideo ya TikTok, akaba akunda kwicara ku ntebe y'imbere cyane, kuko ibitero byinshi ni ukunda kubitera ariko abandi bakaza bikiriza. Aba bana b'abakobwa rero nk'uko bagize itsinda ry'ISONGA Family, bose bakorera indirimbo muri studio yitwa Umushanana Record, yashinzwe n'umusizi Tuyisenge Olivier. Bakaba bakorerwa n'umuproducer witwa Menya Pro. Akaba ari studio irimo ubuhanga buhanitse cyane, uko nimwumva indirimbo zabo muzasanga zikoze neza mu majwi ndetse no mu mashusho. Reka rero nkubwire ngo abana b'abakobwa bakaba umuryango wabo ndetse n'abo bavukana bose batuye ahantu hamwe, ariho ngiye kubabwira. Batuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gahanga, akagari ka Karembure ndetse n'umudugudu ni Karembure. ISONGA Family rero abana b'abakobwa bakurikirwa n'abantu basaga 16,000 kuri TikTok. Ikindi kandi bakaba bafite YouTube channel yabo aribo ISONGA Family, bakaba bakurikirwa n'abantu 14,000. N'abana cyane baba legend bakomeje kwesa imihigo, kuko uyu munsi wa none ari abana bari gutarama muri Kigali. Abantu benshi bakizihirwa aho bagenda bakorana n'abanzi batandukanye, harimo nka Makanyaga, Abuduru, ibitaramo byinshi bagiye babikorana, ndetse cyane cyane bakaba ari abana bafite umuhogo mwiza kandi uhotoye. Abo bana b'abakobwa rero bakaba bafite indirimbo zabo nyinshi zitandukanye, ariko uyu munsi reka mubwire ngo
Isonga Family urahasanga indirimbo nyinshi cyane arizo nk'umupangayi ndetse n'indirimbo bise ndagukunda. Iyi ndirimbo ndagukunda rero ikaba yaragize abantu benshi bayikurikiye ndetse n'umupangayi, ariko icyo nakubwira cyo nuko ari abana b'abahanga cyane bagiye bamenyekana cyane mu ndirimbo bagiye basubiramo nyinshi zitandukanye, harimo nk'abakobwa b'iwacu, hakabamo niyo bita imyoma y'Uwera Florida, inyange muhorakeye ya Cecile Kayirebwa, hakazamo niyo baherutse gusohora ejo bundi ariyo irimo iracaracara cyane ku mbuga nkoranyambaga nk'Isonga Family. Iyo ndirimbo rero bayise Kigali uteye neza utatse ibyiza. Ku bantu benshi batayizi ndabakangurira kujya kuri YouTube channel y'aba bana b'abakobwa bakabasha kuyireba. Rero abana b'abakobwa ndababwira nti nabana cyane bakundwa, nabana bagira ikinyabupfura, nabana bagira urugwiro, nabana bakunda, nabana batiyemera, kandi icyo nababwira cyo Isonga Family nabana cyane bafite ibigwi mu gusohora aba bageni rero mu kuririmba mu bukwe. Aba bana b'abakobwa ntako bisa kuwabashije kubatumira, nabana rero kandi nakubwira nti bagifite byinshi byo gukora nkuko babyivugira. Ariko uyu munsi wa none reka nkubwire nti wowe wabashije kubana nanjye muri iki cyegeranyo, ndagushimiye cyane kandi ndakubwira nti ubutaha unyandikire muri comment ndebe abo wifuza ko naza gukoreraho icyegeranyo. Reka nkubwire rero ngo wowe wabashe kunkurikira, njyewe wakugezagaho iki cyegeranyo nkaba ndi umusizi umuhoza, nkubwira nti wibuka gukora subscribe. Reka nkubwire rero ngo impagarike n'ubugingo kuri wowe ndetse n'abawe, kandi ukomeze kugwiza ubugiri n'ubugingo, kandi nkubwira nti kagira Imana n'amafaranga. Ikiganiro cyanjye nakagaruka. Ciao ciao.